isaha nziza y'agaciro. Iyi ni isaha y'agaciro, niwe Yesu Kristo yari ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye, indwara zirarangiye, ubukene burarangiye, ibyakunaniza birarangiye, indwara irarangiye, ubumuga burarangiye. Hari nk'isaha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rero uzamura amaboko yawe dusenge mu izina rya Yesu Kristo, twiyegurire Imana. Raba shekere ya sikaya usubemo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami Yesu Kristo, ndaje imbere yawe uyu munsi twatambuye ukwezi. Kuri iyi saha nditeguye kwakira igitangaza. Ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe. Umucyo wawe udasire, umucyo wawe mu buzima bwanje, umucyo wawe mu byo nkora, umucyo wawe ku kazi kanje, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Nakira ibyiza, nakira ibyiza mu buzima bwanje, nakira umugisha mu buzima bwanje, nakira umugisha mu buzima bwanje, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze mu byiza byose, iyo biri hose, iyo biri hose, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyiza byose, amagara meza, ugukomera, ugukira, mu izina rya Yesu Kristo. Ugutsinda, ukunesha, ndabyakire mu buzima bwanje, ndabyakire mu buzima bwanje, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndanesheje, ndanesheje, mu izina rya Yesu Kristo. Buri byananiza byose, ibyananije mu kwezi kwa kabiri, mu izina rya Yesu Kristo, ntibizakongera muri kuno kwezi kwa gatatu, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ntarose mu kwezi kwa kabiri, uku kwezi kwa gatatu nzabironka mu izina rya Yesu, nzabigeraho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo ntabonye mu kwezi kurangiye, uku kwezi ngiye kubibona mu izina rya Yesu Kristo. Amafaranga ntarose mu kwezi kurangiye, ndaharuye mu kwezi nzayabona mu izina rya Yesu Kristo. Nzaronka amamiliyoni mu izina rya Yesu Kristo, nzaronka amamiliyoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo amamiliyoni ntarose mu kwezi kurangiye, uku kwezi ngiye kuyabona mu izina rya Yesu Kristo. Ukwezi ngiye kuyabona mu izina rya Yesu Kristo. Umuremyi n'abaherezi, nanjye ndi umwami n'umuherezi mu izina rya Yesu Kristo. Nta cyananira kuronka mu izina rya Yesu Kristo. Ndahanuye mu ibyiza bizeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndubatse ukwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo umunezero uje muri kuno kwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uzatsinde muri kwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uzatsinde mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nzagendere mu ntsinzi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zamura ijwi ryawe usubiramo. Uku kwezi kwa gatatu nzatsinde mu izina rya Yesu Kristo. Nzagendere mu ntsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Nzagira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Nzagira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Aho ntarwaye ibicurane mu kwezi kwa kabiri, ntabwo nzarwara ibicurane mu kwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Aho ntamenetse umutwe mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu ntabwo nzameneka umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nzahangayika mu kwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi k'ubuzima busagutse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyiza byose birangiraho mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi nakira ibyiza n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Nakira amasezerano yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi nakira icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Atura n'akanwa kawe usubiramo amagambo. Uku kwezi nakira ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Nakira ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Nakira icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Nakira promosiyo mu izina rya Yesu Kristo. Rabashekereya. Nakira promosiyo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nakira promosiyo, subiramo ati nakira promosiyo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nakira ubwiza bushasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nakira ubwiza bushasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Vuga ati nakira ubwiza bushasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uku kwezi kwa gatatu nakira ibyiza, nakira kumererwa neza, nakira amahoro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rabashekereya sikaya bashekereya. Ni ukwezi kw'ibyiza, ni ukwezi k'umudendezo, ni ukwezi ko kumererwa neza, ni ukwezi kw'amahoro, ni ukwezi kw'amahoro, ni ukwezi kw'amahoro, ni ukwezi kw'imukira mu izina rya Yesu Kristo. Nakira ukwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Nakira ukwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Nakira ukwezi kw'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Nakira ukwezi ko gusinzira mu izina rya Yesu Kristo.
ukwezi ko gufungura mu izina rya Yesu Kristo. Nakira ukwezi rabashikireya ribabashikireya. Nakira ukwezi kwiza rababashikireya. Navuze ngo ukwezi ngiye kuronka ibyiza byinshi mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye gusarura ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Subiramo. Nakira ukwezi kw'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye gusarura ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye guhura n'abakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye kuzamuka mu izina rya Yesu Kristo. Rababashikireya. Uku kwezi nta kintu nzabamo mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu nzajyamo mu izina rya Yesu Kristo. Sinzapfisha mu izina rya Yesu Kristo. Sinzapfisha mu izina rya Yesu Kristo. Sinzagandara mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi sinzagandara mu izina rya Yesu Kristo. Ukwezi uzabona ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango wanjye uzabona ibyiza ku bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rabashikireya. Uku ni ukwezi kw'ibirori mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukwezi kw'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo. Urakoze Data wa twese. Urakoze Yesu Kristo. Urakoze Mpemu Yera. Amen. Turakomeza. Zamura amaboko. Tugira dutume marayika mu izina rya Yesu. Sikayabashikireya. Tugira dutume marayika. Wewe ubwawe umuriro. Ubundi amarayika n'umuyaga. Ni impemu n'umuyaga. Ariko wewe n'umuyaga. Niyo mpamvu igihe uzacana imbabura, igihe uzacana imbabura bizagenda gute? Igihe ucana imbabura, umuyaga niwuza ugatoyatoya, ahubwo Mwuka w'Imana agiye kugutwikira. Sikayabashikireya. Tumaze byari ibitangaza mu izina rya Yesu. Ntugire ikibazo rero, hari marayika Gaburiyeli akuzaniye inkuru nziza. Inkuru nziza ukwezi rabashikireya. Aka kanya nyene mu mwanya nyene hari marayika agira gutwikira mu izina rya Yesu. Agira gutwikira mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana Mpemu Yera niwe agutwikira, maze inkuru nziza nuko marayika agiye kukuzanira nawe umutumije ukeneye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umutumije ukeneye, tugira dusenge buri muntu wese. Senga umutumije ukeneye marayika. Marayika ari ku ruhande rwawe kugira ngo agukorere tumuzanire icyo utumye mu izina rya Yesu. Umutuma amafaranga yakuzanira, umutuma akazi akakuzanira, umutuma amahoro yakuzanira. Umutume niba agenda muri Berbe rabashikireya. Berbe ntabwo iri kure mu izina rya Yesu Kristo. Aragenda muri Berbe mu izina rya Yesu. Niba umutuma muri KCB aragenda ntabwo ari kure mu izina rya Yesu, kandi aranyarukana mu izina rya Yesu. Rabashikireya. Aba umutuma hose. Niba umutuma muri BGF, niba umutuma muri Microfinance, Sikayabashikireya. Niba umutuma gutungana ntabwo ari kure, arashikayo uzinzi icyo umutuma hose. Niba umutuma mu muryango, niba umutuma mu ishuri, Sikayabashikireya. Arahagera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba umutuma mu bitaro, hariho hafi hari ibitaro hafi, rabashikireya. Arabishikira mu izina rya Yesu Kristo. Utume marayika wawe. Turamutuma marayika Sikayabashikireya. Turamutuma mu bitaro byo kwa Davide, turamutuma muri Presreja, turamutuma mu magereza atandukanye. Arashikayo mu izina rya Yesu Kristo. Amasengesho nta mipaka agira. Tuma marayika arinde marayika kumubarira, arinde kuzamura isengesho yawe mu izina rya Yesu Kristo. Riyabashikireya. Marayika aragukorera mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo mutuma mutume buri muntu wese ari muri kino kibanza. Tuma marayika tugereye kuzanira ikiriki mu izina rya Yesu. Umukanizi nawe ukeneye ko ashika, arahashika mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Icyo wahisabye cyose, icyo wamutumye arakimukorera mu izina rya Yesu Kristo. Turi tariki imwe rabashikireya, turi ku munsi wa mbere rabababa, turi ku munsi utangura ukwezi kwa gatatu. Sikayashikaraya rabashikireya. Hari ibidasanzwe ku buzima bwawe, hari ibikoreka ku buzima bwawe uyu munsi, hari ibikoreka ku buzima bwawe uyu munsi. Izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndacagaguye mu migozi yose y'ubukuruzi, ndacagagura mu migozi yose y'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sikayabashikireya. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nohereje marayika muri Banki Mondiale, nohereje marayika muri Union Européenne, nohereje marayika muri FIDA, nohereje marayika muri Banki ya Afurika y'iterambere rya Afurika, nohereje marayika mu mabanki y'abarabu mu izina rya Yesu Kristo. Nohereje marayika Dubai, nohereje marayika muri Amerika, nohereje marayika mu mihingo yose y'isi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuze ngo marayika wa finance rabashikireya, nagutegetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzana amafaranga y'agaciro mu Burundi, uzana amafaranga y'agaciro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzana amadolari,
kuzana amayero, uzana amapawundi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rabashekere yasikaya. Ndavuze ngo imipaka yuguruke mu izina rya Yesu. Imipaka y'Uburundi ndayugurura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imipaka yaba yo mu kirere, yaba yo hasi, yaba yo mu mazi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndayugurura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubuhanuzi ndakura buri kintu cyose cyatuma havuga mu mipaka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakuraho buri gripe yose, ndakuraho buri gripe yose, ndakuraho buri mwuka wose wa gripe, ndakuraho buri mwuka wose watuma abantu badahema neza mu izina rya Yesu. Buri ndwara za asima zose ndazikubita hasi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.